Abantu benshi iyo twumvishe ijambo umumarayika, abantu benshi duhita twumva ko ari ibiremwa biteye impuhwe, ubwuzu ndetse n'imbabazi, ndetse tukibwira mu mitima ngo ndamutse mpuye n'umumarayika namusaba ko ampobera cyangwa se nkamwegera nkamukoraho. Nyamara siko bimeze. Umumarayika ushobora guhura nawe ubwawe ukagira ubwoba bwinshi kandi ukaba wanakinyaraho. Abamarayika bateye ubwoba kubareba, ni amajayandi. Muri make ibi biremwa biteye ubwoba bwinshi kubireba. Ni ibiremwa bifite imbaraga nyinshi cyane ku rwego rwo hejuru, kandi bikora ibitangaza mu buryo bw'umwuka, kure y'amaso y'umubiri, hafi y'amaso y'umwuka. Ibi biremwa nibyo bifite ubushobozi n'ububasha byahawe inshingano n'Imana Data byo kukurinda umunsi ku munsi mu byo ukora byose. Kandi abenshi mu bamarayika ni indwanyi. Bitabaye ibyo, imbaraga z'umwijima nazo zirahari kandi zirakomeye. Zifite nabo ibindi bijayandi bikomeye cyane kandi bifite imbaraga, biba bishaka kuturibata ngo biturimbure muri iyi si. Mboneraho no kukubwira impamvu imbaraga z'umwijima nazo zifite imbaraga. Wibuke, ibi biremwa nabyo byaremwe n'Imana. Kera byari abamarayika baza kwigumura ku Uwiteka, bamanukana na Satani. Ibi nabyo bifite imbaraga kandi biturwanya umunsi ku munsi mu byo dukora byose. Niba wemera ko Yesu atanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe kubw'urukundo akunda ikiremwa muntu, andika amena kandi like kuri iyi video, following iyi page kugira ujye ubasha kumva ibiganiro uko ngishyizeho. Niba nta mutima mubi, wemera ko imbaraga z'Imana arizo ziturinda umunsi ku munsi kandi ukwiye gushyigikira ahavuga ubutumwa bwayo bwose, fata telefone yawe, ufungure urubuga rwa YouTube, wandikemo Ibyamamare TV 23, ukande kuri subscribe. Uraba ushyigikiye iki kiganiro. Ndagushimiye.